yaba hari ukuntu umuntu yamenya ejo hazaza hari ntiyakwicuza, yaba hari uko ibihe byasubira inyuma nari guhitamo uwo nkunda, uwo nyura akanyura, ibyo nshaka si ibyo ushaka, dore ibyo nifuza si ibyo wifuza, ese hari igihe twazigera duhuza, ntawamenya 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 ntawamenya. abana batatu dufitanye nabacishije mu gutwi tandukanya cyo tukuvugisha umva ko mbona bikiye kuri filime kandi utwara bikiti wawe ukajya kuzanira byeri basi ziri gukonja kubona nizengurutse no stress zanyishe sibyo Sharika dufite abakisi kandi amasaha yanjye nazije hamwe ikora abantu bakeya bangahe musaba tumwe wiwe ko nta kirori gitoya kibaho urese ishani muri stress nagira ibyari yagize panique cyane shashe ni bakeya nyine ariko urumva ubwa mbere bagiye kuza kuva tukora civil ndagira ngo nyine bise neza amasaha ari kugenda shusho no n'umwanya tukaba tugenda sibyo yo urukorush yo ufanza namu bitagapusha ariko bote sisi fresh nta stress dore joy yaje umuto mutwabyeyi ntabaza umuntu wahageze umuhungu wanjye Cherugiye aramukira ugiye kuza hano mfite igihangano cye ngomba kumuhereza so Nasa sheri ntabwo tubize kujyana muri apati yabajizera. tugomba kuyijyamo numva ningiye gusa njyewe nanone nubwo nigeze njyamo muri mariage yabo sibiri Uza kuza ushaka tukeye. Abantu ni inshuti zacu kandi ntabwo twabatererana. Rero ko bari kwitegura mariage. birumvikana ni twebwe mfite ntabwo tugomba kugerageza. Kareba nanjye ugiye kwita ngenda nyine ukuri. Turaza kuvugana. Sawa kabisa.
Alo, wageze ku mukindo? Umukindo? Ya mukindo. Oh, ndimo ndabona imbere yanjye mo gatoya nyine. Okay, reba impande yo mukindo rw'umukara twegeranye n'umukindo neza. Ndimo nimujya kwa mukindo n'undi bite mbona iki gipangu cy'icyatsi. Nuhagera tukingura nta kibazo. Naho ngaho. Hanyica none waranyica pe. Kuko nigenje. Kanzengire vuba. Gusa ntabwo biri burangiye. Injira ntabwo wafunze. Cyunguyeho nk'impanuka inzira zanjye zirafungana nigagukambaka mba nk'umwana w'igitambambuga ndakuraho cyane. Umeze ute? Urugendo rwakubera rwiza? Bite? Arakomeye. Karibu mu nzu y'umwafitiri. Sikoma nije amanga agahita amenya neza ibyakorewe. Ya. Ni mu yindi si. Yo. Igeze neza. Ya, hano ubu ngubu urabona ko kiri kwavansa ikibazo cyari cyabaye. Nagitangiye ejo ndangiza gushyiraho amasketch. Mbona ntabwo birimo numva ntabwo ndi muri mode. Hano bino bintu babisaba ko umuntu aba ari muri mode. Ni ibintu babisaba ko umuntu abanza gutekereza kanza kajya muri mode neza kugira ngo akore ikintu. Siko nari gukora ibintu byiza gutyo. Genda biza. Hano nyine niko kazi kaba kantunze. Biseri kiba mu tipo aduje mwana ni mauza. Yambwiye ko kushanya neza yanyetse ibintu ukora. Ntabwo ndi muri bandi. Ariko ntabwo nari nzi ko ari byiza bigezanga. So impressed. Urakoze cyane. Ahandi someze ute? Nzi neza. Hajyanyitsa witwa ntabwo uzi n'izina ryanjye. Njye nitwa K. Nitwa K. Umunyabugeni w'umwuga. Ngiye gushaka uburyo ki igihangano cyawe irangiza ku buryo umukunzi wawe avuga ati iyo ni sawa. Okay. Ibintu se nubizi ko ibintu ari inyama. Bite? Ubu ngubu nyine mba nkicayemo nkariho gatunganya fresh. Ko ngushaka se? Oh yes. Mbanje kugutumira sha. Akanya se? Ubu ngubu ndi gukora igihangano. Shaka kuri mfite abashyitsi nyine babajene burungano muze dukore nyine mfite agapati n'urugoyi. Tumwe nyine twishimire ko navuye mu musiribateri. Ize kutumye twudusheke turimo. Abashyitsi rero turaza kuvamo tukwema icyawe. Uraza mukanya abashyitsi bahageze nyine. Bahageze? Bitegure wituza nyine. Kundi kubona ari ahantu hose. Ndabona hari ahantu hose nakomeje kumva ijwi nkumva ni riri familiar cyane nkumva hari ahantu hose. Ntumbwire ko umuzi abimuhanga. Vuze Giselle. Ese manga naje hagera. Uri umuhanga? Primary. Gihozo. Yes. Giho bite? Yewe. Sava. Imyaka myinshi cyane. Imyaka myinshi ndakomeye. Umva numvisha uvuga ibintu by'ubukwe. Ntabwo bimenye ko nakoze ubukwe. Impeta siriye. Nakoze ubukwe ariko impeta zanjye zose ziba ntoya. Nazijyanye ahantu nyine ngo bazongere bazigire nini. Nazijyanye muri bijuteri ngo bazigire nini. Niyo mpamvu ntayambaye ariko narashyingiwe ahubwo niba uri hano ndaza no kugutumira nawe uje kuzana Kay muze mu iwanjye arahazi sha. Kanze kubanza mvugane na Kay. Ubwo nimba ndoza nyine ndagucaho nta kibazo. Shasa nta kibazo ndabategereje uzi kwihangana hagere rero umugabo nashatse.
N'ukuntu wakundaga abagabo. Ariko bana. Giselle. Nkunda abagabo se ibyo kuvuga ni ibiki byari ibya kera byari ibyo mu bwana ibyo se ubwo. This. Ndaza guhaca ndebe. So, umunsi. Reka mubwiye imicyo wari ufitemo civile ndabona n'ubu ngo ari civile ni ukuri kw'Imana buri kiza maranye ndi kwibaza noneho umunsi wa mariage umva nasize muri civile usukuri n'ibite stress uzuga muri civile sabwo nta n'ibintu bya makeup bikabije maze nakuze uri wowe mwiza utu makeup tukubereye mubere se by'abageni bose umva ni petite sœur nyine bahuriye mu makeup n'ibite stress ntaranze umwanya kujya ahantu nyine gukora ibintu bikaze petite sœur nyine bahuriye ntabwo nagiye nyine mu bintu bihenze bikaze kuvuga songa abageni ari biteguye ko none bose kubica nimwe nagira mugomba kugira mukandika utuntu tugezweho mvuze mariage ndibuka bizaba ryari mariage turimo turateganya ko ishobora kuba nyuma y'amezi 5 ureba menshi ushaka gusikura badahari bagiye kugenda afite icyumweru cy'umwangaha agasubirayo akagaruka rero umva stress natari ususa bishobora shanyine ufite akazi nibaza ukuntu gutegura ubukwe byonyine ibyanjye bingiza ahangaha n'inshuro no gutegura n'ibye n'abadahari ariko ndabafite damu zamfasha naho ubundi byansaza nakwiruka nose ko gukora abantu tuzafasha nyine gukora abantu banagikora ariko kugira ugabanye nose utangiye kubyibuha batagushyira mu mazi ikindi Neza tese. Reba hano ndi kubona ibintu ari inyama kabisa. Reba. Yo bantu bantu bimeze bite? Yo. Umusaza reka mubwize ukuri ntabwo atanywa twenyine nubwo nari nyiri urugo ariko ubu nawe mubutaga kumenya Naribarirwa Giselle sorry nyine karusha kuba nakubwiye nabi anje nyine ntabwo nari shana kibazo nyine nyuma y'ikiciro tugambo tutari twiza cyirumba amateka ya kera tubigarura Sinye kabari bya kera umuntu mamuziranye ntabwo nasika biribizo kubabaza mukuna ariko nyine twarakoze ndabizi umuntu ahinduka shana kibazo mukuru mu murongo ko sava se batinze kuza n'amahoro Twatinze kuza. Arakantu bana ndimo ndashushanya. rero Gihozo uyu nyine urumva ni inshuti wanjye turaturanye no muri quartier nyine yitwa Kata nagace kandi byatari buriya bishiri nawe uriya niwe egere bishiri urebeye n'umuntu barangiye tumwibwira i Burayi nakubwira ngo ari ikintu bita COVID-19 atatu kuburyo no baho baje nanga burya nzi uko ndi busange ni nanga bari muri lockdown baje madame shebanje ambye ati niyo mpamvu nahise ngira gute nihuta kugira ngo dukore civil Kibara mabona ari indwara y'abazungu. bwana muri civil Indwara y'abazungu rwose. Nagafata umwana w'umunyarwanda ngenda urumva muri kuvuga ya ni 5G nanjye nabyumvise. Nanjye nabyumvise n'ibyo bintu. ko iriya yasamwe n'abashinwa ega 5G se ko ari ibintu bya internet kugira ngo byahurira na virus yani indwara ntabwo ari internet Reka ni ibintu biri protocols. Ko rero yemba numvira ndwara y'abazungu itafata umwana w'umunyarwanda. ahubwo dusenge Kare. dusenge kugira ngo inanga neza hagere kuko ibaye hagera nta kindi ni lockdown ahubwo se ko ndeba ngaho turi bake cyane umuntu wabivugaga numvaga ari nk'abantu benshi shano kubera ko nyine urumva aba bantu nyine bonangaha n'abari bafite urukorari n'abafite banjye n'abaturanyi abagabo duhura na byakanye
sugira nibo bamufashije gutegura sivile kuko nabashije yari ahari yaje nyine imyiteguro igeze kure rero abangaba nibo bamufashije muri byose so bazareka gukora akantu gato kuko nari uko kubashimira nyine muri make ni agapati ko gushimira abantu ko kuri sivile ubundi same day to fete nyine abantu batwara bati abangaba nyine babashije kubashimira niba umwana w'umukobwa n'umusore w'urubyiruko ugifite imbaraga bamwiriza mu rugo hanze akirirwa mu rugo neza mu rugo bagakorera mu rugo ariko urumva dusenge kugira ngo itagera no mu Rwanda. Guys, hey guys, hey, I want to have a talk. Of course. Go. So guys, nyine impamvu bashaka kanya kugira ngo mbashimire sibyo murabizi mwambaye hafi ya mu gihe cyo gutegura civile yanjye na stress n'iki shiratahari shiri abangaba badashimika amago presenter ndabutamenye ariko bano nibo bafashije cyane nyine muri Visitrwanda abangaba bose nibo twabaye nyine rero naratumiye kugira ngo mbashimire n'abatari bamuzi yenda cyane bamenyane nawe bamubone bimuragaragara neza ibi ni gutya Thank you. murakoze cyane so shiri uyu nguyu yitwa Gihozo twabiganye muri primaire no kwivuga ku fishi wacu so ni nguyu nawe yitwa Kay umuturanyi wanjye the next house Sure. Nakunze dreads. murakoze cyane umuhungu wanjye nawe ngashaka kuzajya muri Amerika Oh. yeah Wow. Welcome. tunabona You're not sure. Very easy. umushito wanjye cyane saba wicere iki mwese sheri burije ndabireba ariko si byanjyanye ndinze nabikoze ibintu by'abasore ko se ni gute utajya unyizera kuki wumva ko ibintu byose mba ngiye mari iby'abasore urabizi ibyo nagiyemo nakubwiye ko hari ibintu ngiyemo ntabwo byari ngombwa ko mbikubwira kuko urabizi no cyane inshuro nyinshi so namwe rero uyu mutwara wanjye umugabo wanjye so mwiza nabwo murabonanye uyu nawe yarakuze ku mafoto ariko nawe murabonye face to face so let's have fun kuki bumva ko ibintu byose nagweza raporo z'ibyo ngomba gukora mba nakubwije ukuri mba nabaye honest to you ariko man it's like you nowadays you take me for granted like for what nakubwiye ko mfite ibyo nagiyemo it's just like nibanga it's a secret nzabikubwira of course mva nkubwira ikindi nanone ntabwo ndi umwana wo gukoresha cyangwa se kugenzura uko ushaka nemerewe gukora icyo ushaka kandi ntabwo nemerewe kuguhereza raporo igihe cyose yaba hari ukuntu umuntu yamenya ejo hazaza hari ntiyakwicuza yaba hari uko ibihe byasubira inyuma nari guhitamo uwo nkunda uwo nyura akanyura ibyo nshaka si ibyo ushaka dore ibyo nifuza si ibyo wifuza ese hari igihe twazigera duhuza ntawamenya 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 ntabwo rimereye neza by the way good job
Gihozo Ushaka gusinda? Unyikundira